nubwo rimwe na rimwe abantu dukunda filime z'inkota tukabona zirarenze, uwaha kugeza bari kuzishutinganya wakwifuza no kongera kuyireba. Ese nawe ujya wibaza uko Ubushinwa bukomeza guhiga abandi ku isi kubera amashusho meza n'ibindi? Tugiye kureba muri filime zirenze dushobora gusanga Ubushinwa bwaza ku mwanya wa mbere. Gusa si ukubera ko bagira kamera zirenze ku isi, kubera ko Amerika nayo iza mu bihugu bitunze amakamera arenze. Ikintu gisa n'igitangaje ni uko buri scene kuri Chinese series iba igomba gusubirwamo inshuro zirenze imwe. Nta kintu kibaza bari abakinnyi ba filime nko gukora scene z'agahinda, kuba barabyiganjemo no kurira. Rimwe na rimwe tugenekereje u Rwanda n'Ubushinwa mu gukora filime nziza, wasanga u Rwanda ruri kuri 4.1%. Niba ukunda kumenya byinshi ku mafilime y'ibihe byose, kurikira ikiganiro cyose hari byinshi nza kubabwira bibere nyuma y'ibyo tubona. Nanakwibutsa gukanda subscribe niba uri mushyashya, kuko filime yose wifuza tuzayikora kuri iyi YouTube channel. Niba hari niyo ushaka aho twazagira icyo tubakoreraho, wibuke kuyandika hasi muri comment, tuzahita tuyikurikizaho tubasubiza ibyo mwifuza. Reka mbanze nkwibutse gukanda like niba iyi video yakuryoheye, ubundi bwo iyi video ikomeze kurushaho kuba nziza. Mureke dutangire turebera hamwe The Internal Fragrance kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ryayo. Murakaza neza kuri gahunda yacu y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kuganira kuri imwe kuri drama z'Abashinwa zakunzwe cyane. Iyo nta yindi ni The Internal Fragrance. Hari abantu bagenda bavuga ko ari drama umuntu ashobora gusubiramo inshuro nyinshi atarambirwa. Ariko se niki cyageze idasanzwe? Niki cyatumye abantu bo mu bihugu bitandukanye bayikunda? Ese kuyikora buriya biroroshye? Kandi se ni ubuhe butumwa yashakaga kugeza ku bantu? Niba ukunda inkuru zimbitse, urukundo, ubudahemuka n'intambara z'amarangamutima, komeza urebe kugeza ku musozo iki kiganiro. The Internal gusohoka kwayo yasohotse ihita ikurura abantu benshi kubera inkuru yayo yubakiye ku rukundo, ubwitange n'intambara hagati y'urukundo n'inshingano. Abafana benshi bavuze ko buri gice cyabasigaga bategereje ikindi. The Internal Fragrance biratangajwe ko yakunzwe cyane n'urubyiruko, ariko n'abantu bakuru bayikurikiye kubera uko yanditse neza. Abagore nibo benshi bagaragaje amarangamutima menshi bayireba, cyane cyane kubera urukundo rw'abakinnyi nyamukuru rwagaragajwe, ariko n'abagabo benshi bayikunze kubera intambara, ubucakura n'imiterere y'abakinnyi. Yakunzwe cyane mu Bushinwa ndetse ikomeza gukurikiranwa cyane no muri Thailand, Vietnam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore no mu bindi bihugu byo muri Aziya. Yanabonye abafana benshi muri Afurika harimo n'u Rwanda, aho abantu benshi bayirebeye kuri YouTube n'izindi mbuga. Ikindi cyatumye ikundwa ni amashusho yayo meza cyane, imyenda y'ibihe bya kera, indirimbo zayo zafashaga abantu kwinjira mu nkuru n'ubuhanga bw'abakinnyi bagaragaza amarangamutima mu buryo bwumvikana. Iyo urebye ibitekerezo by'abafana ku mbuga nkoranyambaga, usanga benshi bavuga ko ari imwe muri drama zatumye barira, baseka kandi bibagirwa ibibazo byabo mu gihe bayirebaga. Igice cya kabiri mureke turebere hamwe imvune zabaye muri iyi filime bayikina. Nubwo ku ishusho byose byagaragaraga neza, nyuma ya kamera hari akazi gakomeye cyane. Hari amashusho menshi yasabaga amasaha menshi yo gufata, cyane cyane ay'intambara no gukoresha ibikoresho byihariye. Hari aho abakinnyi basabwaga gusubiramo scene imwe inshuro nyinshi kugira ngo ibe itunganye. Kwambara imyambaro iremereye y'ibihe bya kera byari bigoye cyane cyane mu bihe bishyushye. Bamwe mu bakinnyi bagombaga kumara amasaha make no gutunganywa mbere yo gufata amashusho. Kandi hari scene nyinshi zo kurira no kugaragaza agahinda byasabaga kwinjira cyane mu marangamutima. Bamwe mu bakinnyi bavuze ko hari igihe byabasabaga kuruhuka mbere yo gukomeza gufata amashusho. Itsinda ryose ryabasabaga gukora amasaha menshi kugira ngo drama yabo irangire vuba ku gihe. Hari igihe imvura cyangwa ibindi bibazo by'ikirere byatumaga gahunda ihinduka, bikongera akazi. Ariko nubwo byari bigoye, bose bakomeje gukora bafite intego yo gutanga drama abantu bazahora bibuka. Igice cya gatatu tugiye kureba impamvu yateguwe n'ubutumwa yatanze muri society. The Internal Fragrance ntiyari igamije gusa gushimisha abantu, yari igamije no kwigisha.
yerekanye ko urukundo nyarwo rusaba kwihangana, kubabarira no kwitanga. Yanibukije abantu ko ubutegetsi, amafaranga cyangwa imbaraga bidashobora gusimbura umutima mwiza n'ubudahemuka. Drama yanagaragaje ko ibyemezo umuntu afata uyu munsi bishobora guhindura ejo hazaza h'abandi. Ni isomo rikomeye ku rubyiruko no ku bantu bose. Ku mbuga nkoranyambaga abafana bagiye basangiza abandi ibice bakunze, amagambo yavuzwe muri drama ndetse n'amashusho y'amarangamutima. Hari n'abagiye bayikoraho isesengura ryimbitse bavuga ko ari imwe muri drama zifite inkuru ikozwe neza kandi ifite ubutumwa bwubaka. N'uyu munsi abantu baracyayisaba ku mbuga zitandukanye, ibintu bigaragaza ko atari drama yarangiye gusa ahubwo yabaye amateka mu bakunda Chinese drama. Ese wowe niba wararebye The Internal Fragment, ni iki wakunze kurusha ibindi? Ni uwuhe mukinnyi wakunze wagukoze ku mutima? Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment. Kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi bisesenguye filime na series zikomeye, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi filime z'ibihe byose tugenda tubategurira umunsi ku munsi.